Igitondo cyiza nshuti mwene data mudukurikirana ku Mukiranutsi TV, amahoro y'Imana nabane nawe. Mana ikwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wabarijwemo n'imyaka wagiriyemo amakuba. Mana iguha umugisha wowe udukurikirana wahisemo kubana natwe. Ndashima Imana rero kuba yaraturinze, maze iminsi ndwaye niyo mpamvu ntaheruka gushyiraho ikiganiro, ariko Imana ihabwa icyubahiro kuko yabanye natwe, kandi nkaba numva hari icyo Uwiteka agenda akora. Noneho rero wakwibaza ngo ese ko Imana yakurinze, ko Imana yabanye nawe, ko Imana igenda ikora imirimo ndetse n'ibitangaza mu buzima bwawe, ukabona burije, ukabona burakeye, ukabona urakora birakunda, ukabifata nk'ibintu bisanzwe, nyamara jya uzirikana ko bitari ibisanzwe. Kuba uriho ni ukubera Imana, kuba waramutse ni ukubera Imana, kuba Imana yarakurinze ni ukubera yo yabigizemo uruhare. Wowe ni igiki uyikorera? Ni igiki uha Imana? Ni igiki wayihaye? Iki rero nicyo gihe cyo kwibaza ngo Imana ubundi imariye iki mu buzima bwanjye? Kuba yakurinze ntibisanzwe, kubera ko aho wakiriye hari abandi bahapfiriye, aho wabyariye ugatahana umwana muzima, niho abandi babyariye bakabyara abana bapfuye. Hahandi wavuye ku iseta wibifata nk'ibisanzwe, ni Imana yahakurindiye. Muri za ntambara zawe ni Imana yakuneshereje, muri bya bigeragezo ni Imana yabanye nawe. Rero dukwiriye kuyishima kandi tukaba imbere yayo, kugira ngo izina ry'Imana yacu rirusheho guhabwa icyubahiro. Mwami Imana akugirire neza. Ahangaha mbyukanye ijambo ririmo ubuhanuzi riri muri Zaburi ijana 24 ku murongo wa 6 haranditse ngo Uwiteka ahimbazwe, utaradutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Kuri 7, ubugingo bwacu burakize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya nshuti mwene data. Ijambo riravuze ngo Uwiteka nahimbazwe. Amen. Buriya Imana ni ikwiriye gushimwa, Imana ikwiriye guhimbazwa, tukayishimira ko ari Imana, tukayishimira ko ishobora byose, tukayishimira ko ari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ngo Uwiteka ahimbazwe, utaradutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Urebye ibintu Uwiteka yagukijije, urebye ibintu Uwiteka yaturinze, wibuke muri za ntambara, wibuke muri ya makuba, muri bya byago, mu byari bikwasamiye, Uwiteka niwe wahabaye. Jambo rivuze ngo Uwiteka himbazwe, utaradutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ibyari bitwasamiye byari byinshi, ibyari kutugiraho ububasha ni byinshi, byari kutugiraho ubushobozi ni byinshi, ariko Uwiteka himbazwe kuko yatwimanye. Buriya yarakwimanye kuba ukiriho, kuba ugihumeka, kuba warize amashuri akarangira, abandi bayacikirijemo. Aho wabyariye niho abandi bapfiriye ugakira, aho warokokeye niho abandi bapfiriye. Imana urwego uriho urwo ari rwo rwose ukwiriye kuyishimira kuko ubeshejweho nayo, nubwo tudakora ibitunganye, ariko Uwiteka himbazwe kuba ataradutanze. Burya yaratwimanye, kuba turiho ni ukubera Imana, kuba tugihumeka ni ukubera Imana. Ibyari bitwasamiye, ibyari bidukanuriye amaso ni byinshi, ariko hahimbazwa Uwiteka, we wabanye natwe. Haleluya. Imana sima wadre. Wibuke kuko Uwiteka kuba ugihumeka niwe, kuba uburwayi warwaye butarakwishe n'imbaraga z'Imana. Uwiteka himbazwe rero, utaragutanze nk'umuhigo w'amenyo yabo. Abarozi ntiwari bubacike,
abadayimoni bakwasamiye bari benshi, ibyaguhize byari byinshi, ariko Uwiteka nahimbazwe. Ijambo rivuze ngo ubugingo bwacu burakize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Imana ihimbazwe. Ubugingo bwacu burakize. Imana ihimbazwe. Ubugingo bwacu burakize. Uwiteka niwe waturokoye, Uwiteka niwe waturinze. Ijambo rivuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ngo ubwo abisha baduhigaga ngo baba baratumize bunguri. Imana ihabwe icyubahiro. Burya ibyari bidufiteho ububasha ni byinshi, byari kutwica, byari bihari, ariko hahimbazwa Uwiteka wabaye mu ruhande rwacu, akaturinda, akaturengera, akabana natwe, akaturwanirira. Burya baraduteze nk'uko inyoni bayitega, ariko Imana yarinze ubugingo bwacu. Imana yabaye mu ruhande rwacu. Imana yarakurinze nshuti mwene data. Ni igiki uyitura? Ni igiki wahaye Imana kuba ugihari, kuba ugihumeka? Haleluya! Zamurira Imana icyubahiro, kuko imedisiyafo aho yakurindiye ni abandi bapfiriye. Rero meni fore de la, nubwo wisuzugura uri uw'agaciro mu maso y'Imana, kubera ko wowe ntusanzwe. Hari icyo yakurindiye, ahubwo wibaze ngese icyo yandindiye ndi kugikora, ndi mu mugambi wayo koko, ndi gukora umurimo w'Imana nk'uko biri, ndi gusenga nk'uko bikwiriye. Ni wibaze ngo Imana ndi kuyikorera iki? Icyo yansigarije nicyo ndi gukora, cyangwa ndi gukora ibitandukanye n'icyo yansigarije? Aho rero ubaye uri gukora ibitandukanye n'ibyo yagusigarije, waba warataye icyerekezo. Ariko nshuti mwene data, ndagusengeye kugira ngo ugaruke mu cyerekezo cy'ibyo Imana yagusigarije ari byo ukora. Birashoboka ko yagusigarije kugira ngo ube uw'umumaro mu muryango wawe. Birashoboka ko yagusigarije kugira ngo ako kazi yaguhaye kagire umumaro abana b'Imana, kagire umumaro bene so, kagire umumaro abaza bakugana. Birashoboka ko icyo yagusigarije ari ukuririmba. Ese uri kuyikorera? Birashoboka ko icyo yagusigarije ari ugusenga. Ese uri gusenga ute? Birashoboka ko icyo yagusigarije ari ukugira ngo uyiheshe icyubahiro muri ubwo bucuruzi bwawe, uyiheshe icyubahiro muri ako kazi kawe, uyiheshe icyubahiro mu byo ukora, uyiheshe icyubahiro aho ngaho yaguteretse. Burya ntaho wagera utazakenera Imana. Byanze bikunze uzakenera Imana. Nta buzima wabamo butazakenera Imana. Nta butunzi watunga budakeneye Imana. Ntabyo wagira bitava ku Mana. Ibitarakuvuye ku Mana biragenda, ariko ibiva ku Mana birindwa n'imbaraga z'Imana. Rero ndagira nkubwire ngo kuba uriho ni ukubera Imana. Kora iby'umugambi wawe. Ese icyo yakurindiye nicyo uri gukora? Ese imihigo wahize uri kuyihigura? Ese uri gusenga? Ese uri kuyikorera iki? Nshuti mwene data, ndagira nkubwire ngo niba Kristo atinze, urupfu rwo ntirutinze. Ahubwo ndagira nkubwire ngo ongera utekereze koko icyo yakurindiye uri kugikora. Icyatumye Imana ikurinda, icyatumye Imana igusigaza, icyatumye Imana, haleluya, yemera kukurinda mu bihe bikomeye. Ibuka aho wanyuze, nabo uba warahapfiriye. Ibuka impanuka yakurinze. Ibuka ko wagiye ku iseta ikakurinda. Ibuka imihigo wahize mu ntambara, mu bikomeye, mu bukene, yuko uzafasha abandi. Ibuka cyagiye uri umushomeri, wibuke. Ibuka ese nicyo uri gukora? Mana itugirire neza ngo ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo
turakize. Imana ihimbazwe. Nagira ngo ubwire nk'ikigo cyari kiguteze umutego wari imbere yawe, Uwiteka akuyeho iyo mitego, nawe uvuyemo urakize. Haleluya! Iyo mitego, iyo minyururu, ibyo bikuboshye bigiye kubohoka, Uwiteka arabiciye, nawe uvuyemo urakize. Ibyari biboshe ubugingo bwawe bivuyemo urakize, ibyaboshe ubuzima bwawe bivuyeho urakize, ibyaboshye ikirere cyawe ngo kidatungana, nawe ngo ubone umugisha kiracitse. Uhawe umugisha kubera Imana. Imana igiye guca icyo kigoyi, igiye guca iyo minyururu, nawe utabarwe nk'abandi, nawe ubone imbaraga z'Imana nk'abandi, nawe ubone gukomera kw'Imana. Erega nawe watunga bikemera, erega nawe wabyara bikemera, erega nawe wacuruza bigakunda, erega nawe wadepoza ukabona akazi. Ariko nakubwiye ngo impamvu yari icyo kigoyi cyaguteze, yari iyo minyururu yari kubashye. Rero numara kurya ugahaga, ijambo ry'Imana gutegeka kwa kabiri mu gutegeka kwa kabiri 8:11 ngo numara kurya ugahaga uzirinde ntuzibagirwe imikumbi yawe yororotse. Umaze kororoka kw'imikumbi yawe, amashyi agwiriye, ntuzikomange mu gatuza. Abantu benshi bari kwikomanga, abantu benshi bishyize hejuru, abantu benshi bibagiwe Imana. Ariko reka mbwira abanyamasezerano, guma mu masezerano, guma mu masezerano. Imana yaguhaye azatinda azasohora. Imana ishimwe. Guma mu masezerano nshuti mwene data. Kimana yavuze kizasohora, Kimana kuvuze kiraruta icyo abantu batekereza. Imana ihabwa icyubahiro yuko umugambi w'Imana urakomeje, nubwo wabona ibicantege ari byinshi, ariko ndagira ngo nguhe itangazo. Imana ihabwa icyubahiro. Reka nguhe itangazo rivuye ku mutima w'Imana yuko ikigoyi cyari kikuboshye, yuko iminyururu yari ikuboshye, yuko iminyururu yari ikuboshye. Reka nkubwire ngo iracitse, ikigoyi kiracitse, nawe uvuyemo urakize. Imana igukirije aho wari ugiye gupfira. Imana igukirije aho abandi bapfiriye. Imana igukirije aho abandi baguye. Ngo gutabarwa kwacu ngo kubonerwa mu izina ry'Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro ngo waremye ijuru n'isi. Reka nkubwire ngo ubutabazi bw'abera buturuka ku Mana. Ubutabazi bw'abera, gutabarwa kwacu kuva ku Mana Data wa twese. Ubundi siko wirwaniriye wabonye ikitegereza Imana. Ubutabazi bw'abera buraje. Yewe muntu wasuzuguwe cyane, ubutabazi buraje. Yewe muntu umaze igihe mu gisuzuguriro, reka nguhe itangazo, ubutabazi buraje, kuko Uwiteka abonye ayo marira. Ijambo ravuze ngo gutabarwa kwacu kubonerwa ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Reka ngubwire ko gutabarwa kukwegereye kurukutu uko utekereza. Ubutabazi mwene data, dore ngubu burakwegereye. Kubera ko ubutabazi bukwegereye, nuko ikigoyi gicitse, nuko iminyururu icitse, nuko ibyakuzonze bivuyeho, nuko abarozi bataye agaciro, nuko ubukene n'inyatsi bitaye agaciro, nuko imyuka mibi, imitego y'abadayimoni itaye agaciro. Mana, nsengeye ubwoko bwawe, iri jambo reka rigira umumaro mu mutima w'umuntu unyumvise. Mbaraga z'Imana zimanuke, Mwuka wera w'Imana aboneke, ategeke, aganze, akora ibikomeye, abohore mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana ziboneke kuri buri wese, buri kigoyi cyose nigicike, buri mbaraga zose nizicike, buri myuka mibi yose nitagaciro. Kuko ikigoyi gicitse, natwe tuvuyemo turakize. Kuko ibyatuzonze bicitse, kuko ibyatuboshye bicitse, natwe tuvuyemo turakize. Haleluya, haleluya. Turagushimiye Mana yuko ukoze imirimo abumvaga ko bidashoboka. Bibiliya iravuga ngo ku Mana birashoboka, nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho, mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo Imana ntiyakwirengagiza, intore zitaka amanywa na nijoro. Nsengeye ubwoko bwawe bumaze igihe bugutegereje, reka bukubone, reka wiyerekane, reka wiheshe icyubahiro buri wese
umuhe umugisha, urwanire buri wese, utabare buri wese Mana, murengereshe ijambo ryawe, kandi kugira neza kw'Imana nikube ku muntu wese, yongera asubizwemo imbaraga. Wari urwaye akire, wari ufite ibigeragezo birangire, wari ufite intambara zirangire, uwaboshywe n'abohoke, uboshwe n'indwara abohoke, uboshwe n'abaroza abohoke. Umwuka wera w'Imana yongera atambagire, akora ibimenyetso, akora ibitangaza, wiheshe icyubahiro mu izina rya Yesu. Presence y'Umwami Imana nimanuke, utegeke, uganze, kora ibikomeye, kora ibidasanzwe, wiheshe icyubahiro. Kubaho kw'Imana nikongere kururuke, ugire neza buri wese mu izina rya Yesu. Ineza y'Umwami Imana yongere imanuke, kuko ijambo rivuga ngo kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Ndasenze Mana ngo utugirire neza, udufashe, uturwanirire, utuneshereze, udutegekere mu izina rya Yesu. Turagushimiye, ni wubahwe, wiheshe icyubahiro Mana, utegekeshe ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Ufungura inzira, fungura amarembo, utegeke. Amen.